solar murakoze. murakoze cyane ndashobora abantu bose bari kuri channel like iyo mukora subscribe byabanje gusubiza so rwaho njye nkorana na company ya Panos Soleil ariyo solar panels Yego. bango This is Umucyo News. Umucyo News TV. Waba wifuza gutandukana n'ikibazo cy'umuriro? Waba ufite ibire ya LGE ikugoye? Waba wari uzi ko bishoboka kubaho muri Amerika utishyura umuriro cyangwa se LGE? Nta handi wakura igisubizo. Twaganiriye na bamwe mu bantu bakora muri kampani y'amasora, baza kutubwira ko ufata loan y'amasora ukajya wishyura ku kwezi, hanyuma yo kwishyura ku kwezi igihe runaka kikagera ukarangiza kwishyura ya bire yawe, hanyuma ugasigara umeze neza uriho nta kibazo na kimwe cy'umuriro ufite. Rero kugira ngo umenye amakuru neza nuko waduhamagara, wamara kuduhamagara tukakubwira ahantu wakura igisubizo. Rinini rihari, icyo andusha nuko we yakoze amahugurwa akabihugurirwa. Reka muhamagare numve ko. Hello? Yes, ubu twatangiye ikiganiro ndi online live kuri channel bita Umucyo News TV. Ya rero kuri gahunda ijyanye no gutandukana n'ikibazo cy'umuriro LGE, cyangwa se kugira ngo abantu bamenye neza uburyo bajya gukoresha solar nk'umuntu abiguriwe. Nagize ngo usuhuze abadukurikiye, hanyuma yo kubasuhuza ubabwire ibyiza byo gukoresha solar. Murakoze. murakoze cyane ndashobora abantu bose bari kuri channel like iyo mukora subscribe byabanje gusubiza so rwaho njye nkorana na company ya Panos Soleil ariyo solar panels. Yego. bango akamaro kacu ahanini ni ukugira ngo tueliminatinge impuza zo bishyura buri kwezi, ukuntu amafaranga agenda azamuka buri kwezi. Yego. no kugira ngo abantu batunge umuriro wabo bateguza zo gukodesha umuriro wabo nk'uko basanzwe babikora, kuko LGE izayishyura ubuzima bwanyu bwose, ntabwo ari ukwishyura nyine igihe runaka. Yego. ariko zino kampani ya Panos Soleil wishyura igihe runaka, ukaba nyuma y'icyo gihe ukaba utunze umuriro wawe. Yego. so ni ukuvuga ngo rero ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo ufite ubwigenge muri make, independence ku muriro wawe, ku buryo nta muntu uguhagarara hejuru kugira ngo ntabwo wakoresha umuriro runaka wishyura n'amafaranga. so ni ukuvuga ngo ako niko kamaro ka mbere. Yego. kandi icya kabiri, dufasha abantu kugira ngo bazaza bishyura amafaranga ari flexible, bazaza bamenya amafaranga bazaza bishyura buri kwezi. tuba dufite igiciro cyo tuguheza kwishyura buri kwezi kitazamuka cyangwa kimanuke. Yego. so ni ukuvuga ngo izo nizo nyungu zacu za mbere z'amasolar panels. Yego. noneho icya kabiri ni ukuvuga ngo aho ngaho hariho no kuvuga ngo ukwiteganyiriza, cyangwa ufite n'umuryango ukaba urimo guteganyiriza umuryango wawe. Yego. so guteganyiriza umuryango wawe ni ukuvuga ngo wenda nibwo gushyira amasora mu gihe ukiri gukora cyangwa ufite imbaraga, mu gihe abana bawe bazaba bigiye hejuru batazagira ikibazo cyo kuba wareba bari no kwishyura n'izo bire zindi no kwishyura umuriro nawe urimo. icyo nacyo kiri mu bintu bya mbere bya ngombwa cyane. Yego. so ikindi cya gatatu ni ukuvuga ngo ni investment. izo solar panels ziri hejuru y'inzu yawe zigufasha kuba zazamura agaciro k'inzu yawe. wenda reka ntange urugero, tuvuge wenda nk'inzu yawe ku 200,000, wenda agaciro k'ayo masora ni urugero zigura k'250,000. ntuza ubwo nyine bahuriza hamwe bakagira igipfunyika kimwe, one package, bikaba ari ubwanwa n'inzu yawe baguraga 200,000, nazo solar panels zigura
byose hamwe ni 250. ni ukuvuga ngo ujye kugurisha uri kumubare wo kuvuga umuntu agiye kugurisha inzu, ni ukuvuga ngo yanze nimba igura 200 urakira 50 ya sora bibe 250. Ya kuvuga ngo iyo ni investment y'inzu. Noneho reka mbihuze na tax credit yo dutanga nyuma y'umwaka. Bo tutajya kuri tax credit, gira abantu umuntu yamaze gukoresha system ya sora akaba yimutse, abantu benshi bagira umungenge kuri ikintu, ese izo sora bimufasha gute, ashaka kuzimuvinga, ashobora nkuko kugurisha nyine. Okay, so nukuvuga ngo hari uburyo butatu ushobora kubigenzamo. Yego. So uburyo bwa mbere nukuvuga ngo iyo uba uvuze ngo ndimutse kano kanya, igihe kirageze imindoro nari ntuye nshaka kandi nje gutura kubera impamvu runaka maybe. Urumva nukuvuga ngo uburyo bwa mbere nukuvuga ngo ushobora gufata amafaranga niba wari ukizishiriza solar panels. Yego. Ushobora gufata amafaranga usanzwe wishyura ukabyumvikana n'uriya muntu ugiye gutura muri inzu yawe. Rwose nyine yagiye kugura inzu, agura inzu azi n'ibiri kugenda muri iyo nzu n'ibiyirimo n'ibiyigize byose. So nukuvuga ngo ufata za payments usanzwe wishyura za buri kwezi ukazitransfera kuri uriya muntu mushasha ugiye gutura muri iyo nzu. Yego. So amahitamo ya kabiri ni ukuzimukana. Tugufasha kuba wazimukana, ariko kuzimukana ntabwo urabyishyurira. Yego. Kuzimuvinga. Ya kuzimuvinga uzivana ku nzu imwe tuzishyira ku yindi. Yego. Kuko ababikora ni abafite ubuhanga bwinshi cyane. Mbo hari ikindi kibazo cy'amatsiko tutaragera kuri taxes, ibyo ugiye kuvuga by'amataxi cyangwa se bijyanye na benefit zindi, najya mubaze undi mungenge abantu bagira. Ngiye ndi hano nk'umuvugizi wa Rwanda cyangwa se nk'umuntu ushaka kugeza amakuru ku baturage kugira ngo basobanukirwe, abantu bacu bagire iterambere rirambye, babeho neza muri gihugu. So ayo masora ari abantu bagiye mungenge avuga ati umuntu amaze kuyemera kuyakoresha, system bakayishyiraho, baravuga ati ese urishyura bikarangira cyangwa se iyo uri kwishyura bile ya sora uri kwishyura na bile ya LGE. Icyo kintu wakibasobanurira gute kugira ngo barusheho kubyumva neza? So nukuvuga ngo twebwe wari uri kwishyura sora urumva, ariko bitewe n'uburyo tuba twarakonetse nuza ari amasolar panels, ntabwo twebwe dukoresha bateri, kuko bateri iyo ikoresheje hakora umuriro wari muri bateri washira ibintu bikazima. Ariko hariho konteri iba ku ruhande ya LGNE. Yego. Iriya konteri rero niyo dukonekita kuri ara mapano. Ukuvuga ngo iyo mirasire icanye umuriro ntuza ari amapano agacaginga, umuriro wose uvuye muri ara mapano ugenda kuri LGNE. Yego. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko umaze kugenda kuri LGNE, ni ukuvuga ngo ntabwo LGNE ikwishyuza amafaranga, ahubwo yo ibigufitiye ideni ry'umuriro. Ni ukuvuga ngo wavanye umuriro wawe mu masola yawe ukayiwuhereza, ni ukuvuga ngo yo ibigufitiye ideni ry'umuriro. Yego. Rimwe numvishe ngo ni ugusenga barawusevinga. Ya ni ukuvuga ngo baba bakubikiye muri make. Igihe icyo ari cyo cyose ukeneye ukawugarura. Yego. Noneho amafaranga yonyine wishyura LGNE ni akari agakonteneri ko bagira uko baguhereza. Iriya konteri biri hanze. Kugira ngo kagufasha kubika uwo muriro. Ni ukuvuga ngo akariya ko ntabwo ari amafaranga menshi, wishyura amadolari ahagaze guhera ku madolari 18 kugeza kuri 20, ntabwo arenga amadolari 20 ya buri kwezi. Yego. So uburyo bwa gatatu nibwo twari tugezeho bwo uramutse ukeneye kwimuka. Ni ukuvuga ngo hari ubigurishiriza hamwe n'inzu nk'uko nawe ubuzima bwa mbere. Ubwo nibwo buryo nyine bwa gatatu ubaye ukeneye kwimuka. Alright. So noneho reka tugere wenda kuri benefits zo dufite za tax credit. So ni ukuvuga ngo uko ukora bisanzwe wishyura imisoro, ariko uko wishyura imisoro ntabwo ariko bagarura imisoro yawe yose wishyura. So ni ukuvuga ngo iriya misoro iyo wishyura buri mwaka ntabwo ariko yose uragarura. Tubwe wenda waparitse nk'umwana wawe, wenda baguha nk'ibihumbi 10. None iyo uri muri porogaramu yacu y'amasora, icyo tugufasha kugira ngo tukabohereza umu tax consultant
akagufasha kwapurika bakagarura 30% y'igiciro cya ramusoro. yego Uvuga ngo iriya 30% bayiguhereza ari uko winjiye muri porogaramu z'amasora, kandi ni ukuvuga ngo baba bayiguhaye mu rwego rwo kuvuga ngo wakoze transition kuva muri kampani y'umuriro uja muri renewable energy ariyo y'amasora. yego yego So ni ukuvuga ayo ngayo nyine barayaguhereza akaza mu mufuka wawe ni nyuma y'umwaka ariko. yego So ni ukuvuga ngo natwe nka kampani uje kutubera umukiriya tuguriza 16% y'igiciro cya amasoro. Ni ukuvuga ngo byose hamwe abahagaze ari 46%. yego noneho ngo herezo urugero ni ukuvuga ngo utanze amafaranga 100,000 ari nk'ayo gaciro kari amasoro. Ni ukuvuga ngo twebwe tuguhereza tugufasha kugarura 46% y'ayo masoro. yego ni ukuvuga ngo weho aho wishyura aho utangira kwirwanaho ni kuri 54 kuko tuba twagufashe kugarura 46%. yego So ayo 46% hari uburyo ushobora kuyakoreshamo. tuvuge wenda uburyo bwa mbere ni ukuvuga ngo wenda usanzwe wishyura 250, tuvuge ku kwezi mu rugero. yego hanyuma ukavuga ngo ari amafaranga 46% ngiye kuyafata nyashyire kuri sola. ni ukuvuga ngo ari amafaranga usanzwe wishyura ari nka 250 ntabwo azahinduka akomeza ari 250 nyuma y'uwo mwaka. ubwo ni impinduka iba rimwe gusa. ni ukuvuga ngo ari amafaranga akomeza ari 250 adahinduka. yego noneho iyo ufashe nk'ira 46% y'ayo mafaranga ukavuga wenda mfite ibibazo byanjye mu rugo, cyangwa se wenda muri make nshaka kwiteganyiriza, cyangwa wenda nshaka kugira ngo ayo mafaranga nyibyaze inyungu, biri mu mahitamo yabo. muri make byose ni amahitamo meza ntacyo bitwaye kuko tubyifuza abantu. yego So ni ukuvuga ngo ari amafaranga rero iyo umaze kuvuga ngo ari amafaranga ntabwo nyayashyize ku masora ntacyo biba bitwaye, nta kintu tukubaza. iyo uyabitse niba wishyuraga 250 ya buri kwezi, ari amafaranga arazamuka agahita aja kuri 300. So ni ukuvuga ngo iyo agiye kuri 300 ni ukuba wabitse ari amafaranga wenda wayakoresha mu byawe kandi nta n'icyo bitwaye kuko biri amwe mu mahitamo duhereza abakiriya bacu. yego So hagati y'ibyo ngibyo byose nari maze kubabwira ngo hari ibibazo mwaba mufite wenda muri kwibaza nk'akanya ushobora kumbaza. nibyo aho nakunganira ni uko ari amafaranga uvuze iyo umuntu yabonye akayashyiramo aba ari inyungu ye, ndetse n'amafaranga ushyira ku kwezi amanuka. ariko iyo yakoresheje ku giti cye akayakoresha ibindi ntashyireho, ahubwo ya bire izamuka ikajya nko kuri 300 niba ari 50. ikindi kintu abantu bibaza nagiraga ngo nacyo tukikubaze kugira ngo barusheho gusobanukirwa. ese iyo umuntu yemeye iyo systeme, kimwe nk'inzu y'umuntu yagura inzu, hari baravuga ati utanga amafaranga runaka kugira ngo bakwemere credit cyangwa se bakwemere mortgage. ese hari amafaranga umuntu atanga iyo baje kumwesitara cyangwa se yemeye iyo systeme? amafaranga basubaka umuntu. So ni ukuvuga ngo iyo kugira ngo tuze tugukorere tuguhereze systeme nta mafaranga wishyura. ni zero, nta n'urudolari na rumwe wishyura tukubaza. ariko hari ibisabwa tugenderaho kugira ngo tube twakwemera kuba twaguhereza systeme. yego ikintu cya mbere, cyangombwa mbere na mbere, ni ukuvuga ngo ufite amanota ya credit ari hejuru ya 650. So ni ukuvuga ngo guhera kuri 650 kuzamuka. yego So icya kabiri ni ukuba ari wowe nyir'inzu. ari wowe nyir'inzu, ari nawe utuye muri iyo nzu muri make. yego urumva. icya gatatu ni ukuba wishyura imisoro bisanzwe. yego unakora muri make. So ni ukuvuga ngo iyo ukora nyine wishyura imisoro niho tubasha duhera tubasha kuhakurikira nyuma y'umwaka bakagorera 30% nawe ndikubwira. yego nuko bigenda. kandi noneho uramutse wenda ubaye wenda hari ukundi kuntu
wagize amanota akaba ari hasi yayo ngayo ariko ukabuza umuntu ufite hejuru y'ayo manota wakwishingira hafi ya ashobora kuba yagufasha akakwishingira akagusinyira akaguhereza na system. Yego. Hari ikindi kibazo waba ufite? Yego, ndumva ari ibibazo bitandukanye abantu bafite baza tubasobanurira, ariko no muri make ari ikibazo nagushakiraga. Ubwo hagize ikindi kintu dukenera, nabonye mukora muri benshi muri kumwe n'abazungu batandukanye, twazabahamagara mukatuganiriza ku birenze ibyo tubashe kuganira aka kanya. Murakoze cyane kandi murakoze cyane kuba yadusapotinze ikaba yaduhaye ubwunganizi mu kugira ngo bageze amakuru meza ku bantu. Turabashimiye cyane, murakoze cyane. Yego, turabashimira ngo mwakoze. Bye. Yego, nk'uko rero mumaze kubyumva, uyu muntu ni umwe mu basapote cyangwa se mu bantu bashinzwe kugezaho abantu ubu buryo cyangwa se iyi serivisi. Nkaba mbahamiriza babwira ko iyi serivisi ikora kandi ikora neza. Burya abantu benshi bicwa no kutamenya amakuru, ndetse n'abandi bakaba banyamwigendaho, ntibegere bagenzi babo, ntibegere abavandimwe, ngamenye ngo kuba ko waguze inzu wanyuze mu zenzira nge nayibona gute, ese ko wageze kuri ibi nanjye ni iki wamfasha nkabigeraho. Ariko iyo uje n'ubenyamwigendaho ukagira bagenzi bawe, ibintu birakorohera kandi bikagenda neza. Rero ibyo twashaka kubabwira, kabira gati ufite ikindi kintu runaka ukeneye, hari kugura ibintu online cyangwa se ukeneye kugura inkweto z'abagabo cyangwa se z'abadamu, ukeneye kugura imyenda y'abadamu, ukeneye kugura imyenda y'abagabo, ingofero z'abasaza zimwe bambara mu bukwe nazo turazifite, ukeneye bitandukanye watugana. Reka mbabwire ngo tuganira ikintu kimwe kuri kimwe kugira ngo tubabwire uburyo ushobora kubaho neza muri gihugu udafite ibibazo runaka, ugatandukana n'ubushomeri, ndi kuvuga ngo wabuze akazi ka hato na hato ukicara mu rugo ukaba wigunze. Ndakubwira ngo hari aho bishirira. Rero uyu mwari kumwe ni Damien, iyi muri kumva ni channel yitwa Umucyo News TV. Turabashimira mwe mudukurikiye, abatari bakora subscribe mukore subscribe, abatarakora share muyikore, kugira ngo mukomeze mudusapotinge tubagezeho ibyiza bitandukanye byinshi. Murakoze cyane abari muri mukora akazi neza, Imana bakomeze. Abandi muri mu mago mukomeze, Imana ibarindire mu mago murimo, amore y'Imana akomeze abane namwe. Tubashimiye gukurikira no kumva iki kiganiro twabagezagaho. Imana umugisha. Bye bye. This is Umucyo News. Umucyo News TV niyo channel yonyine ibagezaho ibyiza byinshi, ibiganiro ndetse n'amakuru atandukanye. Ukeneye kugira ibintu ugura online, haba Amazon no ku yandi makampani, twagufasha ukagura ibyo ukeneye kandi ku giciro cyiza. Waba wifuza imyenda, imyambaro yo kwambara, inkweto z'abadamu, z'abagabo, inomero wadahamagaraho ni 5029 hanyuma tukaguhuza na bamwe mu bantu bakora mu makampani ya Masora. Sora ugakojya ukoresha umuriro w'imirasire, kandi uwo muriro urizewe. Uwo muriro abantu bagira amakenga kuvuga ati se umuriro urakwiye. Uwo muriro urakwiye rwose ku buryo kuri ibikorwa byawe byose, ari ugucana mu nzu, ari uguteka, ibintu byose ukabikora neza ukoresheje umuriro wa Masora. Nanjye byanangaje kuko nagiye nembera no hino nsanga amakampani menshi ndetse n'amabanki ya Chase aho ari hamwe na hamwe bakoresha Amasora. Umuriro w'Amasora ni mwiza cyane. Amasora mu gihe cyose mukibazana afite umuriro uhagije, Amasora agira umuriro mwinshi ku buryo umuriro uwusevinga ukawukoresha n'igihe cy'ubukonje, igihe cy'amasino. Amasora aguhereza umuriro uhagije. Rero nakubwira, ukeneye ibisobanuro duhamagare kuri izo nomero, hanyuma tuguze n'abantu bakora amakampani y'Amasora kugira ngo nawe utandukane n'ikibazo cy'ibire y'umuriro. Andi makampani usanga mu masiteti atandukanye bafite amakampani arenga 4, 5 ku buryo umuriro hamwe iyo ubonye guca amafaranga menshi ushobora kuvamo ukajya ahandi.
ariko hano badufatira ku muhogo bakaduca amabire y'amafaranga menshi ku buryo umuriro usanga umuntu wishyuye amadolari 300, 400, 500. Hanumvishije ubundi wamuhaye bire amadolari 800, naho waburanira, naho wavuga, ni ukuyibona gutyo ukumirwa ukana. Bakomeze abandi muri mu mago, mukomeze, Imana ibarindire mu mago murimo, amore y'Imana akomeze abane namwe. Tubashimiye gukurikira no kumva iki kiganiro twagezagaho. Imana umugisha. Bye bye.